Kigali. Dore iwacu barashaje nta n'ifaranga bagira, turatega otobisi byo gushiriza umutsi, nubwo nta faranga bwose by'ubu nifunga roho. Karisima narayishoye hagarika tuyirohemo, nubwo nta faranga bwose turaza gute ku mutwe, nitumara kugerayo nkore mu mufuka wiruke, maze nkwiruke inyuma mvuze induru ya bine. Babuze icumbi karabaye ngabo bigize abarwayi, jugujugu no kwa muganga ngabo bisize urusenda, kambere atirira muze basa n'abamarariya, muganga azanye igipima basanga mu 40. Ngabo babahaye icumbi babasasiye n'ibitanda, babazaniye udushinge babahaye n'utunini, maze bumaze gucya mwene ngangwa arakize. Ibyo byabiringiti n'amatora barayeho, ngabo bafashe udusimba n'ibikeri byo mu mazi, ngabo neza mwihotera amafiriti barariye, maze tumaze kurya ufata ibiti uvangemo. Budarahamani navuga muca amafaranga yumirwe, amafaranga baragwije bakodesheje ivatire, dore babwiye na shoferi ko avuga imodoka ari yabo, bashotse muri magendo 5 bya ruswa, bageze ku bafurode batahubwa intambara ikare. Bararwanye biracitse na Froderi ni hatari, isoko ryose rirahuye paraburize n'ubushwange, wa mushoferi avuye ati mwabagabo mwe mundihe, ibyo bukode tubireke ubu nshaka 40. Burigadiya kibyumva ati muze mumbwira ibyanyu, dore imitwe y'ubu rwose wasanga atari abatware. Rahman araje ati muri hoteli banyishe, muri ako kanya haza undi ati no ku bitaro bigeyo, Kayisimani wabazanye atabo bagabo ndabazi, ejo rwose mu gitondo nge bankoreye umupango, Burugumesitiri avuga ati abo bagabo n'ab'umutwe bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabirebe ejo, bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabirebe ejo, bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabimenye ejo.
Abanyarwandakazi, inshuti mudukurikiye, nongeye kubasuhuza. Ni inshuti yanyu Tharcisse Munyankindi kuri Nanze Kubaho Ntariho TV. Turi kumvikanira ku murongo wa Nanze Kubaho Ntariho TV kuri Tembete TV no kuri Facebook zombi. Abadukurikiye rero turabashuhuje. Turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2022. Ndabashuhuje rero aho muri mwese, haba mu Rwanda, haba mu burasirazuba bwa Kongo, haba hirya no hino muri Afurika. Ndabashuhuje abari ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwese ndabashuhuje. Reka rero nsuhuze nabo turi kumwe hano muri Zoom, kandi mbahaye ikaze mwese rero. Abari muri chat nkuko tubimenyereye, turafata umwanya dusome komanteri zanyu. Rero ntimutinye gutanga komanteri. Nkuko rero mwabibonye, mfite bashyitsi bansuye. Ubushize twari twasuye Felicite Mwemayire, nawe birakureba. Uyu munsi rero nawe akaba yatugendereye, tukaba tugiye kugirana ikiganiro. Kandi nkuko twabibabwiye, tuzajya dushaka umwanya kugira ngo tubaganirire turi hamwe. Mwakoze rero kwitabira kino kiganiro. Reka rero mpe bagenzi banjye, nkuko maze kubibabwira, mpe bagenzi banjye nabo babasuhuze. Reka mpere ku mushyitsi mukuru Felicite Mwemayire. Urakoze Tharcisse, urasa n'ingiye mukuru. Urakoze cyane, ntacyo ubwo ari njye ubaye mukuru. Uriya ejo tuzagurana Marie-Jeanne nawe abe mukuru. Reka mbasuhuze rero nguhereyeho Tharcisse, umugoroba mwiza. Nako iwanyu banzakiri inyuma. Komera. Nsuhuze Madame Marie-Jeanne. Nanishimira cyane kongera guhurira nawe mu biganiro, bibaye kenshi byanezeza. Nshuje rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari mu gihugu imbere, bafungiweyo, bagoteweyo, inzara nyinshi n'inyota n'akaga kenshi, no kuba babona ibibazo badashobora kuganiraho. Nshuje abanyekongo bo mu gice cyane cy'uburasirazuba bwa Kongo, ariko n'abanyekongo muri rusange bose ndabahobeye. Nanabasaba babwira ngo nimukomere ku rugamba, mukomere, ntihagire ikibahungabanya. Imitwe y'aba batekamutwe ntibafate. Natwe tubereye ahangaha kujya tubabwira iyo badutetseho mbere, kugira ngo nibajye baza mu gihe bajye basanga mwabavumbuye. Hanyuma rero reka nisuriza bari mu bihugu bitandukanye nk'uko Tharcisse yabitondaguye mu migabane yose itandukanye. Mwese mbasuhuze, nanababwira ngo iki kiganiro kibabere ikiganiro cyiza nk'uko bisanzwe. Urakoze Felicite Mwemayire. Mpamvu navuze ko uri umushyitsi mukuru, turi kumwe na minisitiri, turi kumwe n'umuyobozi wa Cano. Felicite Mwemayire, nawe birakureba. Urumva rero ko ayo matitire wambaye kano kanya kugira mukuru, n'ubwo wenda utaba wenda uri mukuru mu bari hano, ariko ayo matitire rwose yombi arakugira mukuru. Reka rero duhe umwanya na Marie-Jeanne nawe asuhuza abadukurikiye. Urakoze Tharcisse kuntumira kuri Nanze Kubaho. N'ubwa mbere nyijeho, biranejeje kuba ngiye gusangira namwe ibiganiro. Nkasuhuza na Felicite rero, mubwira ngo niyihangane rwose, njyewe ntabwo ndwanira imyanya. Ubukuru mu myaka ndabyemera, ariko ubukuru mu nshingano ntekereza ko ntakugwa no mu ntege. Nkaba rero murakoze rwose, mbashimiye kandi nifuje kwifatanya namwe. Nkaramutsa rero abanyarwanda, abavandimwe bacu bari mu gihome cyo mu Rwanda. Hari igihome gifunze n'igihome kidafunze, ariko bose barafunze, nubwo akababaro kagenda karutanwa. Twemera ko rwose bose bafite agahinda. Hari abicwa rubozo, aho tubibona, banabasha no kuba bagira uwo babyongorera, dore ko kuvuga byabaye icyaha muri kiriya gihugu. Nkaba rero ndamutsa n'abanyekongo, abavandimwe bacu nabo twashyiriye akaga kacu, twashyiriye ubutindi bwacu, kugira ngo rwose tubakomeze kandi tunabashimira uburyo bakomeje kwitwara
mu kibazo abanyarwanda babateye, u Rwanda rwabateye mu by'ukuri bitari ngombwa. Tukaba rero twicaye aha kugira ngo twifatanye tunaganire, tubabwire abanyamitwe babateye nubwo imwe batangiye kuyivumbura, ariko ndatekerezaho ko guhangana na bariya batekamutwe ni uguhozaho, ni ukubareba ku jisho, kuko ntabwo bahuga, barakataje, babyimirije imbere, ahari ngo nibwo buhangange. Nabonye n'igihe gitangira kumvikanisha ko ngo ari we mu perezida wa mbere ngo w'igihanganye, niba ari utinywa, niba ari iki, sinzi ubuhangange bwe rero bwo kuroga no kwica no kwiba amabi yose, ngubwo ubuhangange bw'umuntu uzwi muri Afurika, nguko uko azwi. Muze rero twiganirire, tuvuge ibyacu kandi dushaka n'ibisubizo. Murakoze, ubwo naho mu kanya. Murakoze. Twagomba kuba turi kumwe na Rwarinda Betty ariko ntabwo yashoboye kuboneka, yaduhaye impamvu. Ndetse ndabona na Tuyishime nawe nari namutumiye ariko ashobora kuba atabonye ubutumire. Nari nageze n'ikibazo kubera ko nabonye telefone ye ishobora kuba itari ku murongo, ariko ndi kumubona hano muri chat. Aramutse afite akanya yakwinjira akaza mu kiganiro tugasangira ikiganiro, kuko nibwo tukigitangira. Reka rero nsuhuze abageze ku murongo, mpere kuri Brigitte Tuyishime, Karino Bibifu, hakaba Claudia Schiffer, hakaza Beya, Wimana Theopista, Bonaparte Rukara, nande undi, ndabasuhuza ariko komantere zanyu ndaza kuzigarukaho, no kugira ngo mbasuhuze dutangira kino kiganiro. Ndasuhuza Momo, na Kundukuri na Eva Paz, nande undi wahageze, ndumva arabo ndi ihorihoze nawe yahageze, nande undi Mariniyo, ndagushuhuje Mariniyo. Ndebe niba hari undi mwahageze muri benshi. Juju, Ineza, Girwa Happy, Komera, Evariste Hategekimana. Evariste warabuze, duherukana kera, nawe uzagaruke tuganire. Gitamisi, Rinonsi A, nabo ngabo bamaze kuhagera, n'abandi baraza, kandi muganire neza, muduhe ibitekerezo. Turaje ibitekerezo byanyu tubisome, kuko turakora ikiganiro kigufi, ntabwo turatinda, ariko ibitekerezo byanyu byo turabitindaho cyane. Ndagira ngo rero muri aka kanya tugiye gutangira kino kiganiro kivuga ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukaba tugiye kwibanda ku ntambara y'iterabwoba rikorwa na M23 RDF. Tukaba dushaka kugira ngo twibaze aho ryerekeza, ariko mbere y'uko twinjira ku nsanganyamatsiko, hari breaking news dufite. Nkaba ngira ngo abo turi kumwe hano buri wese agire icyo abivugaho. Ni amakuru yo kwegura kwa perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, wa Sena, perezida wa Sena, mu mbabarire, bwana Dr. Iyamuremye Augustin. Impamvu twabonye bavuga ko ngo ari impamvu z'uburwayi, ariko igitangaje ni uko mu kwegura kwe ngo yeguye ku mwanya wa perezida wa Sena, akanegura no kuba senateri. Ntabwo rero twumva impamvu byabaye bihurirana gutya, ni ibyo kwibazwaho. Tuzabikurikirana tubakorera ikiganiro, ariko ngo bagenzi banjye turi kumwe buri wese agire icyo yavuga kuri iyo breaking news mbere ko twinjira mu kiganiro. Duhere kuri Mwemayire nk'uko twatangiye tubivuga. Murakoze cyane. Iyi nkuru ni inkuru mu by'ukuri, ni breaking news koko, ni inkuru ikomeye. Perezida wa Sena akegura no ku mwanya wa senateri, ni ukuvuga ngo avuye mu mirimo yombi yose, donc yashoboraga kuva ku mwanya wa perezida wa Sena akaba umusenateri usanzwe, ariko abivuyemo byombi ngo ku mpamvu z'uburwayi. Noneho aho bikomereye nta nubwo yasinye nk'umuntu uhibereye, ngo yasinye ngo sinyatire ye iri digitale. Ngewe rero bariya abantu ntajya nizera. Mu kanya nari ndimo nyibonye ndi mu kiganiro ku Isi n'Ijuru,
ariko ntabwo nari nabonye ko yasinye atisinyiye, nawe banza yabajije ati nsinye nte, batisinya digitali. Ubwo rero yasinye digital, bivuga ngo hari undi muntu ushobora kuba yabikoze, bafashe ndasinyatire ye mu ikoranabuhanga bayiterekaho, ngiye kuko ntabizera bashobora no kuba baramwishe bakazamutubikira igihe bazashakira. Ibyo byose ngenda byemera ko bishoboka kuko ku Nyenzi nta kidashoboka. Ubwo rero ngewe mu kanya uko nabivugaga, kandi ni nako n'uyu munota ngihagaze, bakivuga ko Kagame yapfuye, njye narababwiye, abantu baravuze ngo no, ngo ntabwo byashoboka, ngo ko abantu, ngo ko yapfa, ngo abantu ngo bakabihisha, ngo ubwo se ngo mu nyungu ki. Gerageza kubabwira ni mu nyungu z'ubwami baharaniye imyaka 30 irenga. Ntabwo babuharanira ku kiguzi kingana kuriya ngo baze, kubera ko bakeneye ifoto y'uko bafatanyije Abatutsi n'Abahutu, rwose ni guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda, bagombaga gutereka ifoto rero mu mwanya nkuriye. Iriya foto bahateretse rero bagize umwaku bapfusha perezida, kandi iyo foto ariyo yamusimbura. Ntabwo bashobora gufata uwo muntu bahateretse ngo yifotoze nta kindi kintu hamaze usibye kuyifotoreza, ngo bavuge ngo dukurikije amategeko ateganywa muri constitution y'igihugu, ngo ubwo noneho ngo yamuremye naza asimbure Kagame. Ibyo bintu ntibishoboka. Yewe niyo bagoragoza bakagaruka kuri premier ministre, nabwo nibavuga ngo nsinye naza asimbure Kagame, ibyo bintu ntabwo byari gukunda. Ibyo rero byababanye ikibazo, bibatera gushushanya Kagame imyaka 2 n'igice. Baramushushanyije ye, none babonye duhugiye muri Congo, birashyushye, mu kanya barimo barabakubita, mu kandi bati tumanitse amaboko, mu kandi batereka reka twababeshyaga ntabwo tuyamanitse. Babonye ko duhugiye muri ibyo, bagiye gushyiraho umusimbura uzasimbura Kagame. None by'ukuri noneho uwo batishisha, uwo batikanga. Njye nkeka ko uriya musaza rero bashobora kuba banamwishe, bazamutubikira nyuma y'igihe bazashakira. Murabizi ko ibyabo byose bishoboka, nta kintu na kimwe kidashoboka kubera ubwami bwabo, nta na kimwe. Nibaza ko abakunze kubaza ngo ese ngo ku nyungu ki, inyungu ni izo. Inyungu ntabwo barwanira ubwami imyaka 30 ngo uzubabwire, otherwise nta yindi nkuru nimwe wabazanira yatuma batwarira ubwami ngo bikunde. Yewe haba no gutwara hagapana ntibishoboka. Rero ngiye ko uko mbibona nuko harimo ikibazo, ntabwo arwaye byo kuremba ku buryo atabasha gusinya, siko mbitekereza. Ntabwo yarinda kugera aho aremba, keretse niba yakora absinze yarahagaze akikubita hasi, yenda akaba ari byo bavuga. Ariko ubundi nimba ari umuntu gishobora kwivugira no kwisinyira yabishobora, simbona impamvu bamusinyiye digital. Ntabwo mbyumva, keretse nibambwira ko ari muri koma. Ariko nimba agishobora kwivugira, ntabwo bamusinyira muri buriya buryo. Something else is going on. Hari ikindi kintu kiri inyuma y'ibyo batubwiye, kandi mugerageze mukomeze mwese mucukumbure tugishaka. Urakoze. Urakoze Minisitiri Mwemayire. Ni ikibazo rwose, wa mugani sinzi cyabivuze ati birabibyuya ntibibe amaraso, kumva ko umuntu yari perezida wa Sena ukumva ngo yeguye ngo kubera uburwayi, kandi ubwo burwayi ntibigeze bumenyekana. Ese urwaye ni ngombwa ngo ahite yegura? Ese mu mategeko nta wundi muntu afite wagomba kuba yamusimbura ku mirimo yari ariho, ku buryo yagenda akivuza noneho yenda akazagaruka, cyangwa se yenda haba habaye ikindi kibazo ariko byarabanje kugeragezwa bikamenyekana? Kuki uyu munsi tugiye kubona gutya nko guhumbya ngo umuntu arasezeye kandi ngo kubera ubwo burwayi, ndetse agahita asezera ahantu yagaragaraga hose? Umuntu wari ufite umwanya ukomeye nk'uriya uhagaze mu mwanya w'ushobora gusimbura perezida wa Repubulika, nibyo kwibazwaho rwose. Marie Jeanne, nawe wagira icyo ubivugaho, wakatubwira nawe uko ubibona? Urakoze Tarisisi. Kiriya kibazo ni ikibazo cy'uko umunyarwanda wese yabyibazaho, nibyo. Ariko baravuga ngo hejuru y'ibiboneka ngo shaka icyo bishushanya, reba ikihishe inyuma ya biriya byose. Imikino y'abatekamutwe nk'uko indirimbo batangije ibivuga ni miremire, amayeri ngo ni menshi. Ariko ngewe icyo ntemera
ngewe ntekereza ko biriya nyine babikoze nk'uko basanzwe bakanabimwitirira rwose yenda nta na konsantoma nta nubwo bigeze bamureba kuko mu by'ukuri ni uko nyine mu Rwanda nta mategeko ahaba uburwayi ubundi mu kazi umukozi wa leta nk'uriya cyane cyane wo mu rwego rwo hejuru rwa politike ntabwo ari kuriya birangira iyo arwaye umurwayi mu by'ukuri aguma mu mirimo ye kugeza igihe yitabiye Imana icyo gihe aba ari muri icyo bita aremaradi rero akagira umusimbura ibyo byose yari perezida wa sena kandi ntekereza ko mu nzego ntekereza ko bafite na visi perezida wa sena ntabwo bamufite icyo gihe ntabwo yabura ntiyabura umuntu ujya mu mwanya wa interimu niko bigenda ahantu hose ku isi yose uretse ko mu Rwanda byabona exception igihe cyose nta kintu gikurikizwa icyo nemera rero ko nuko mu byihishe inyuma ni ukugira ngo nyine uriya mwanya wabo urabizi nawe constitution y'u Rwanda icyo yemera ko igihe habayeho poste vaka ya perezida wa repubulika itegeko rivuga ko asimburwa na perezida wa sena niko amategeko abivuga Kagame ntawe tubona amafoto azunguruka kandi noneho munibaze ko ibi bintu bibaye Kagame ari he aho bita Kagame ari he ari muri Qatar yagiye kwirebera umupira ibyo nabyo abantu babitekereza ni ukuvuga ngo njye ntibindeba ni jyewe umuntu niwe wabyikoreye ku giti cye ariko kandi tuzi neza uko mu Rwanda hariya bikora muzi ko nta kintu na kimwe gikorwa kidaturutse ahantu hamwe biriya rero ni ya gahunda yabo yo kugira ngo nyine bashimakaze ubwami bwabo bikangarura igihe bahirika Pasiteri Bizimungu ndagira ngo byibutse abantu muri 2000 ngewe yenda nagize amahirwe yo kubimenya nari mpari Kagame yahamagaye abasirikare be bose bariya bofisiye bose mu gihugu hose ababwira ko banazana n'imbunda zabo arabicaza arababwira ati ubu rero ubutegetsi bugiye mu maboko yacu umututsi asubiranye ubutegetsi mwanyica mwagira gute ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe muzakora ibishoboka byose umuhutu muri iki gihugu ntazongere kugaruka ku butegetsi ibyo nzahora mbisubiramo ndabivuga kandi niko byagenze abo bose barabizi abo bakoroneri bose nabo bose bahunze ibyo barabizi ni ihame kandi nta n'umunyarwanda utabizi ntazagire ujya kuntera amabuye ngo navuze ubwoko burahari nzahora mbuvuga turabufite ntabwo twarabusanze kandi nta muntu wigeze ahitamo ngewe rwose ndi fieri y'icyo ndicyo nasanze ndicyo nta nubwo bintera ipfunwe ariko bamenye ko icyo kibazo ni ikibazo dufite mu Rwanda ariko kikaba cyarakaze ku ngoma ya FPR biriya rero babikoze nanjye nakunga umuryango Mayire babikoze kubera gahunda ubu ngubu bateganya urabona 2024 baritegura amatora kandi yongirwa Kagame ntabwo ashobora kongera kwiyamamaza bagomba gushaka umuntu umusimbura kugira ngo ya ngoma yabo bwa butegetsi bwabo bushingiye ku bwoko mbisubiremo niko bimeze bushingiye ku bwoko kugira ngo buzakomeze bukinagaza abanyarwanda bukandamiza abanyarwanda noneho muri uwo mwanya wa mugari duhuze abantu bose bari kureba intambara iri muri Kongo bateje abantu bose bafite ubwoba bahahamutse bo bikorera gahunda yabo abandi bazakanguke ya karinga yabigarutse bongeye bayimakaje ndumva araho nabangarukiye nabandi bagira nabo buri wese afite uko abireba afite uko abyumva ariko mu by'ukuri abanyarwanda barahuze kandi bahugijwe n'ibyinshi inzara ubukene iyo ntambara n'izo za ngegera zose zigenda zibabuza amahoro n'amahwemo bo rero batangire noneho bongere bensitare indi systeme yabo igiye kuzabageza muri 2024 bakongera bagashyira agahato ku baturage nyine bati twatoye bakerekana ya mahanga ko atari wa muntu umwe umaze imyaka 30 kuko baragiraniwe ahantu hose ibyo nabyo tujye tubizirikana murakoze kuri ibyo bitekerezo
twibutse abanyarwanda ko tumaze igihe hagiye gushira imyaka hafi 3 tubabwira ko Perezida Kagame yaburiwe irengero, tukaba twaranasabye ko amategeko yakubahirizwa, umusimbura mu buryo bujyanye n'amategeko akaba yamusimbura, agategurwa amatora, agatorwa undi perezida. Bigitangira twabanje kura Dr Ngirente cyangwa se Nyene, minisitiri w'intebe agomba kumusimbura by'igihe gitoya, igihe abuze by'igihe gitoya, byabanje kutaboneka, turasakuza, baza kuza kumurekura baramwerekana. Hanyuma tuza kuvuga tuti ko Kagame ataboneka, yasimbuye ku buryo bw'amategeko. Hanyuma uyu Iyamuremye Augustin ntabwo icyo gihe nawe ntiyabonekaga, ntabwo tuzi impamvu bombi bari icyarimwe. Aho abonekeye rero nk'aho yagiye mu nshingano ze, umwanya wa perezida wa repubulika wakomeje kuba vaka cyangwa vakante, ukaba wari urimo Vincent Biruta, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, wari wakomeje kuyiharira igihe twasakuzaga bakajya basimburana na minisitiri w'intebe, ariko byari nko kumurobesha. Ubundi cyagiye kigaragara nuko umwanya wa perezida Kagame wagiye wiharirwa n'uyu nguyu Vincent Biruta n'abandi basirikari bafatanyije mu gufata igihugu bugwate. Ubu rero umuntu ntabwo yabura kwibaza, ubwo Dr Iyamuremye Augustin ubwo wamukuye mu nzira, nta wabura kwibaza ko bashaka wa mugani kuhashyira umuntu noneho yendeje bakazatubwira ko Kagame hari ikibazo yagize. Ubwo rero twaba turi kugira inama Kagame David uri muri Katari, ndetse nakeka ko muri iyi minsi azaza hano muri Amerika niba baramwemereye, yazashakisha uburyo yisabira ubuhungiro, kuko nasubira i Kigali hari igihe byazamubera nk'ibyaha byari Imana, amateka yisubiramo. Ubwo rero uwo nguwo wazamusimbura akazaba ari buzajya mu mwanya we, ntabwo twabura kubyibaza. Turakomeza rero tubikurikirane, kandi nabyo ntabwo twabura kubabwira ko biri mu iki kiganiro twari twateguye. Ibi byose ni igikorwa cy'iterabwoba, kandi iterabwoba n'ubundi riri gutegurwa, muzaribona mu minsi iri imbere. Ntabwo barimo guteguza, ntabyo FPR ikora itabanje kwerekana ibimenyetso, keretse yenda abantu baba badashaka kureba ngo babibone. Nk'uko rero mubivuze, ntabwo kuvuga ubwoko si ikibazo hano. Ntabwo Minubumwe hano adutegeka hano kuri Nanze Kubaho ntariho. Minubumwe afite ahategeka. Ubwo rero mwisange, ntihagire ugira ipfunwe ryo kuvuga icyo ari cyo cyangwa kuvuga igitekerezo uko kiri. Nta mpamvu rero yo kuba wasaba imbabazi zo gutanga ibitekerezo byawe. Reka rero tugane ku kiganiro cyacu ku nsanganyamatsiko, twirebe by'iterabwoba rya M23 RDF muri Congo. Iryo terabwoba rikaba ryaratangiye bahanura indege ya MONUSCO. Yatangiye bahanura indege ya MONUSCO, biza kuvaho habaho kugaba ibitero kuri FARDC no kuri MONUSCO, rikomereza gutera ibisasu mu mashuri. Muzi umunyeshuri ugeze kwicwa n'igisasu bagiteye mu ishuri. Hanyuma rero biza gukurikizaho byo kwigarurira turiya turere mwabonye, Bunagana, Rucuro, Kiwanja, n'ahandi ntabwo ndahasubiramo mu mazina. Ariko iterabwoba muri no minsi byakajije umurego, aho twabonye babanje kuriteguriza bakavuga ko ngo hari inama ziri gutegurwa zerekeranye ngo no gukora jenoside y'abatutsi muri Congo. Bidaciye kabiri rero twagiye tubona ibindi bikorwa byabereye hariya muri teritwari ya Rucuru ahitwa Kishishe, aho bishe abaturage b'abasivili bagera kuri 270, ndetse nk'uko mwana bivugaga, numvise minisitiri uriya ushinzwe commerce wabaye na guverineri wa Nord Kivu, yaravuze ati abantu bishwe nabo mu bwoko bumwe, atariko ntabwo nshaka kubivugira hano. Urumva nyine n'iryaterabwoba ryashyizweho ry'uko ngo ntawe ugomba kuvuga ibyabaye, ntawe ugomba kubivuga. Ariko ubwo bwoko ntabwo twebwe ntabwo tubihisha, kuko turabizi byaravuzwe. Minubumwe nawe yarabatanze, yarahageze. Minubumwe nawe yabagezeho kuko
Melinse yaravuze ati hishwe abantu bo mu bwoko bumwe atari ko ntabwo nshaka kubivugira hano nimusubira mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru Julien Paruku ibyo bintu yarabivuze urumva ko iryo terabwoba ryo kubuza abantu kuvuga naryo rikomeza rikagenda risatira ahantu hose rikava ku banyarwanda rikagera no ku banyekongo. Hanyuma rero abo bantu nk'uko twabivuze bishwe nabo mu bwoko bw'abahutu kuko hari umudamu umwe wagaragaye kuri video avugana n'abanyamakuru ababwira ati batubwiye ngo baraduha isomo abo yari ari ahantu hitwa Ibambu ubwo niho hari hagezweho bavuye Kishishe ati ibyo twakoreye aba Kishishe namwe nimwe mutahiwe. Noneho rero ibyo ntibyahagarariye aho ngaho twabonye ko ibikorwa by'iterabwoba byarakomeje bigera no kuri Perezida Tshisekedi aho bamwoherereje ibaruwa irimo uburozi. Iyo baruwa nayo yanditsweho kenshi havuga ko hari na za enquête zakozwe hari abatungwa intoki mu kohereza iyo baruwa si iyo baruwa gusa kandi ubwo ni bumwe mu buryo buri gukoreshwa kugira ngo babe bahitana Tshisekedi noneho na ya jenoside bavuga bateguye igakorwa bagakorera akaba mu gihugu. Ibyo byose twarabibonye n'amaso mu gihugu cyacu ariko uyu munsi bikaba noneho bigeze mu gihugu cya Kongo. Aba rero ngira ngo twibaze ibintu uko twayibonye n'amaso yacu bikaba bigeze no muri Kongo tukaba turi kubireba turibaza tuti ese iterabwoba rigamije iki? Iterabwoba abarikora bafitemo iyihe nyungu nibyo tugira ngo twibazeho noneho turebe n'ukuntu turaza gusoza nyine tuvuga tuti ese bizarangira bigenze gute. Haba rero ngira ngo nguhereho Mwemayire utubwire umaze kumva ibikorwa by'iterabwoba bigaragara muri ya mutwe wa M23 RDF. Iyo tuvuga M23 RDF ni ukuvuga ingabo z'u Rwanda mu mutaka wa M23 mu ntambara muri Kongo muri gahunda yo kwica abanyekongo no kwigarurira igihugu cyabo. Iri terabwoba riragana hehe? Rirasobanura iki? Kuki ikorwa gutya? Kandi abanyekongo mbese bo barabibona gute? Uragerageza utunyurire ngo muri makeya uko uri kubibona. Turakomeza nyine mu kiganiro dusangira ibitekerezo. Yes, urakoze Tarisisi nanjye ndi kuri mute. Urakoze iterabwoba kuri FPR na gatsiko kayo RDF ni ibintu bisanzwe yenda nibishya ku bakongomani ariko twe dusanzwe tubimenyereye. Icyo umuntu yakora gusa ni uguhumura amaso abanyekongo naho ubundi icyo rigamije ni ugukanga abanyekongo. Niba barabashaga kutubeshya bari mu gihugu gitoya cyegeranye urumva mu gihugu kinini ho bakeneye kubeshya cyane kurushaho kuko iyo bamaze kwica umubare w'abantu bangana kuriya nka bariya biciye Gisheshe bakavuga ko bambutse bagiye no ku kandi gasozi naho gukora nk'ibyo bakoze Gisheshe ni ukugira ngo naho bavuga ko bafate ni Kishishe ni ukugira ngo naho bavuga ko bafashe umuturage wese wabonye biriya bikorwa adahindukira ngo ahagaruke. Noneho imisozi igisigara yambaye ubusa nta muturage uyiriho kubera ko badafite abasirikare bahagije bo kuhasiga. Niyo mpamvu mbona bashobora kuba bakora iterabwoba ringana kuriya kuko urabona igihugu kingana na Kongo ntabwo aho bafashe hose bahabonera abasirikare bahasigara ngo basigarane n'abaturage. Icyo bakora ni ukubanza bagatera abaturage ubwoba noneho bakajya barwana bashoreye abaturage aho bavuye ari nta muntu hasigaye kuko ari abasirikare ntabwo bafite bo kuhasiga abo baturage ntibahasigara byaba bimeze nk'aho hatafashwe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo babikore batyo babigende bityo ni uko inyuma bamakinga ashobora ko bahasize nta muntu uhari. Otherwise bakenera kuhasiga abasirikare bo kuhacunga kugira ngo hatagira undi muntu uza kuhatera kandi hasigaye abaturage bamenyesha FARDC mu nzira imwe cyangwa iyindi ko nta basirikare bahari. Ubwo rero urumva ntibyaborohera kuvuga ko bahafashe kandi batabashije kuharinda. Ni uburyo bwo kugira ngo bahafate ariko be kuharinda bahasige hari empty. N'uwabonye bica kuriya nawe avuga ati sinasubira hariya ahantu haragatsindwa akomeza ahunge nta kundi. Nge nuko mbibona niyo mpamvu bakora iterabwoba ryinshi. Nge ngerageza kubireba iwacu
iwacu igihugu cyari gitoya yego, ariko inyuma aho bavuye nta bantu bahasigaraga keretse abo ubwabo bashatse bakijyanirayo, ariko ubundi nta muntu basigaga inyuma, imisozi yasigaraga ihubangana nta muntu uriho, abaturage babashoreye. Kubera iki? Kuko inyuma bahasigaye ntabwo byaba bibaye nk'aho batahafashe, hari n'abasirikare bo kuhabarindisha bafite. None se ariko iyo ureba igihugu gituwe na miliyoni babeshya ngo ni 12, njye mpamya ko ntazo. Tito Rutaremara ko yatwibwire ko ari 8,000,000, izo 8,000,000 nazo sinzi niba nabyemeza ko 8 zihari, ariko reka tubyemere ko bayoraguriyemo n'abanyamurenge n'abagugwe bose bo muri Kongo babagira abanyarwanda. Reka tubyemere ko hari n'abagande bafite indangamuntu z'u Rwanda nabo batagira umubare. Reka tubyemere ko 8,000,000 bazifite, kuko iz'abanyarwanda zo barabishe barabona. Hanyuma uko u Rwanda rungana nta 12,000,000 niyo twahaguruka twese tukaba abasirikare muri Kongo, ntago babona bo basiga muri buri gace bavuga ko bafashe, kandi bo bateganya gufata igihugu cyose kidukubye inshuro 89. None se bagenda basiga ndaho bagiye bava? Ahubwo se igihe cya mbere bahasigaga byagendaga bite? Nuko bicaga abantu bakabashorera, bakamekinga shuwa ko inyuma imisozi isigaye ihubangana nta muturage uhasigaye, kubera ko hasigaye aba basirikare n'ubundi byaba byoroshye kuhagana, kandi ni bakeya bagomba gukomeza bagashorera bakajya imbere, inyuma baba bahasize ubusa rwose. Njye nuko mbitekereza, ntabwo ndi umusirikare, sinzi nta n'uwo tuziranye wabayeho, ariko ndahamya ko ariyo mpamvu ngiye mbona ituma babanza gutera ubwoba, kubera ko hari icyo baba bashaka guhisha. Bakoze. Urakoze mwe Mayire, rwose udufashije kubyumva neza, kuko nanjye nibazaga ukuntu ingabo za Kongo bakomeje barokirita bashaka kongera umubare w'abasirikari, ariko kugeza ubu ngubu bakaba batarashobora kubona abasirikari bo gushyira ahantu hose, kuko n'ubundi cyane cyane nk'uko amakuru tuvana hariya agenda bitubwira, nuko amakuru avuga ko ngo bafashe aha n'aha, akenshi baba bagiye bacunga ahantu ingabo za FARDC zitari, bakagenda bahagera baharasira nk'isasu bakavuga bataha twahafashe. Kuba rero FARDC idashobora kubona ingabo ikwiza mu duce twose turi hariya, ariko bukumva ko bashobora kuba bari ahantu hose, bitumye nshobora kumva neza koko uko bigenda wa mugani. Ndetse umuntu akaba yakwibaza ati cya gihe baba bavuga ngo uturere bagenzura turatekanye, ese dutekanye turimo bande kandi tubona ko bagenda bica abantu nta muntu baba basize inyuma? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Madamu Rutayisire, nawe ufite uko ubibona iyi ntambara y'iterabwoba, wowe urayibona gute? Kuki iri gukorwa kuri buriya buryo muri Kongo? Ese kuki ishobora no kuba iri gusubirwamo uko yakozwe mu Rwanda kandi bigashoboka mu gihe mu Rwanda mu gihe tuhari kandi twarabibonye, ndetse n'abanyekongo twarakomeje kubivuga bikanandikwa? Ni ukubera iki ibintu bihora byisubiramo ndetse bikanabagora kugira ngo babivemo? Urakoze Tarisisi kongera kunsubiza ijambo. Ngo kubera iki bariya ngo bakoresha iterabwoba kugira ngo nako bamenyere gukoresha iterabwoba ibyabaye mu Rwanda bikaba byisubiramo muri Kongo? Ngewe nakubwira ngo ntekereza ko nta yindi mikorere FPR izi. Sinzi niba wibuka disikuru Kiseke daherutse kuvuga, ariho anegura Kagame, avuga ati usanga yigamba ko ari umurwanyi, akarata ko ari umuteroriste, ati ngewe ndi nkawe byantera isoni. Bariya rero ibyo bakora nibyo bazi, nibyo batuje. Ntabwo n'izo ntambara bashora buriya ngo bazi ko ari ukuba ibihangange, ngo abantu babatinye, bakoresha iterabwoba no kwiyemera no kwirata. Ariko mu by'ukuri kubera ya gahunda yabo nyine baba bagamije ko batazi no kuba banaturana n'abandi mu mahoro, ngo babane mu mahoro, basangire duke, bayobore nk'abandi, bakore na diplomasi nzima. Ntabwo ngewe ntekereza ko ntabyo bazi pe, ntabyo bazi. Iterabwoba bumva ko ari ryo ryonyine rizatuma baba ibihangange,
kandi noneho abantu bakabatinya kubera ko noneho bashaka kiriya gihugu cya Kongo. Murabizi uriya mugambi wa balkanization, ntekereza ko ngo yo kwagura intara zabo na ya mipaka yabo ngo abazungu babatwaye, bagomba gukoresha iterabwoba kugira ngo abantu birukanye babahunge babone uko bahafata. Ntekereza ko no kurwana mu by'ukuri nabyo ntekereza ko batabizi. Ibyabo ni ubugome bakoresha kugira ngo abantu batinye bahunge. Urabona uburyo bica nabi, bica ubonye ubwicanyi bwabo abuvuga agahahamuka, n'ababibwiye bagahunga. Ari nayo mpamvu nyine ubona abaturage aba babashe kubacika babacika kubera ko babo babishe nabi. Kandi Kongo murabizi nabo ubwabo barabyivugira. Kabarebe ejo bundi yarabivuze, avuga ko badafite Kongo, badafite na jenoside, ibyabo byabirangiye. Niyo mpamvu bari kugenda bitwaza ngo abatutsi, bakagenda ngo bavuga ko bagiye kubarengera, ubundi noneho abo basanze bakabica urubozo kubera ko nta kindi kintu bafite. Rwose mva mu mbabarire inkotanyi niba zifite ubundi bwenge, ubwo yenda muri iyi myaka 30 nge nta bundi nabonye uretse ubw'iterabwoba, kuza no kujya ngo kurengera abatutsi. Ntumbaze iyo manda wayibahaye uwo ari we, nta kindi kintu bakoresha kugira ngo babashe kwiba Kongo. Nuko nyine baterwa abaturage bagahunga, hasigaye baka-exploit ibyabo, ntawe ubahagaze hejuru, nta n'ubareba muri ya mayeri menshi. Ubwo rero ikindi cyiza mbibonamo, nubwo yego ni cyiza mu bibi, amahirwe ubu twebwe twagize ibyatubayeho, twagize ibyago byo kugira abafanaga ikibi. Abanyekongo rero bo barabyisobanuriye bituma ya mitego twe twaguyemo batayigwamo. Ariko mu by'ukuri abanyekongo nibakomeza bagahatana, bagakomeza bakagira za serivisi za maneko, bakagerageza gukora amaserivisi yabo bakayaramforusa koko, bakayashyiramo abantu bari dinye, abantu rwose bakunda igihugu cyabo, ntabwo bazabigeraho. Ariko ikigamijwe iherezo ryabo kugira ngo bagere ku mugambi nuko bazica perezida, kuko ubu ngubu niwe batambamiye, niwe ubabangamiye, kuko yagerageje guhuza bene gihugu nk'uko Habyarimana nawe yarabamangamiye. Ntibashoboraga gufata ubutegetsi batamwishe, yarabananiye. Nubwo igihugu cyarimo imitwe myinshi, opposition abenshi barabogamiye ku ruhande rwa FPR, babona nta kindi gisigaye, naho ubundi ibyabo n'iterabwoba no kurimbura natwe babigezeho kubera ko bamaze guca igihugu umutwe. N'abanyekongo rero nibaca igihugu umutwe wa mugambi uzagerwaho, ariko ntekereza ko ibyo byo bitazashoboka. Mu Rwanda byashobotse kubera impamvu imwe ikomeye kandi umunyarwanda wese azi, kubera ko hari abantu bagiye ku ruhande rubi birengagiza igihugu, maze kubera ko ari abanyapolitike b'indambi cyangwa b'inda nini bari ko mbyita, bigerwaho bituma na Kongo iterwa. Nta kindi mbona naho byo kuvuga ngo yenda ngo baba babuze naho erega ntabwo bababona. Abanyarwanda ubwabo barabishe barabimariye, nabo basirikare nabo bafite, sinzi ko bashobora no gufata agasozi kamwe ngo bakamareho iminsi ngahe, ntibishoboka. kubera ko bashaka kujya gusahura, bashaka gushaka kwemfiritira igihugu, kandi igihugu ni kinini, nta nubwo bizabakundira. Ibyo byose barakoresha iryo terabwoba bajisoma kugira ngo barebe ko hari icyo bageraho. Ariko ntekereza ko Imana nayo yarambiwe. Rega abantu bararambiwe, ariko Imana nayo yarambiwe, ntabwo bashobora kubigeraho. Ndumva ari icyo naba mvuze. Ubwanjye iterabwoba ryabo nta kindi bazi, nta bundi bushobozi bundi bafite. Iterabwoba, propagande, kubeshya, ngizi intwaro za FPR. Murakoze. Urakoze Marie Jeanne. Reka rero tugane ku kindi kibazo. Ikindi kibazo kiza akantu nongeraho Tarisi. Yego. Tuvuze ko bagerageza gushorera abaturage kugira ngo batabasiga inyuma, hagamera bikagaragara ko batahari kuko batabona bo bahasiga. Ariko kandi hari n'impamvu ishobora gutuma bakora ibyo.
n'ubundi baba bagira ngo ibyo byose niba hari n'abaturage basigarana ba bandi bafite ingufu bamwe bagiye kubafasha gurira ntabwo baba bakeneye abaturage baba bakeneye money power gusa niko mbitekereza nibaza ko basigarana money power niho bayorerana ba basore b'i Kigali bavuga ngo bise inzererezi bakayoreramo abantu bose bashaka bakajyanayo bakajya gucukura kuko ni byiza ko babikora ari nta bene gihugu basigaye aho ni byiza ko babikora mbese ari bo bonyine bari bahazenguruka ubwo rero niyo mpamvu bavuga ngo uduce bakontorora ariko baba badukontorora nta baturage b'igihugu bari. urakoze kongeraho ibyo bitekerezo ku kibazo kindi twari turi kwibaza rero ni ikibazo kiraza gufasha rwose abantu bashyigikiye ririya terabwoba cyangwa se bashyigikiye bariya baterabwoba bo muri M23 RDF. Turavuga nka ba bandi bakomeje kogeza ngo ingabo zabo zihagaze neza ngo bagomba kugaruza aho batakaje. Ikindi bakavuga bati turimo turarwanira ubwoko bw'abatutsi ndetse bamwe bakanibeshya koko bari kubarwanirira. Ikibazo rero tugiye kwibaza nyine ni inyungu aka gatsiko kazabibonamo ese ni iyihe? Ariko kugira ngo tubone inyungu kazabibonamo ndagira ngo ngaruke ku kintu kimwe cy'uko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatekereje neza ikareba ikavuga iti aba bantu ati aka gatsiko ka M23 RDF na gatsiko k'iterabwoba ni umutwe w'iterabwoba. Bigaragara ko bashoboye guhita babamenya neza ari nabyo yenda turi buze kwifashisha kugira ngo turebe niba koko hari inyungu bazabikuramo kugira ngo n'ababashyigikiye bagire icyo babifatiraho. Ikindi ni uko ubu ngubu mu buryo bwo kugira ngo bimire ibikorwa by'iterabwoba, minisitiri ushinzwe ubutabera muri Kongo yafashe inzira yerekeza Irahe ajyanaho ikirego agiye kurega bamwe bo muri aka gatsiko bari gukora ibikorwa by'iterabwoba. Tukibaza tuti none se ko leta ya Kongo yabamenye ikaba imaze no gufata ingamba zo kuburizamo imigambi yabo, ubu ngubu koko tuvuge ngo bazabyungukiramo iki? Mugerageze rwose kugira icyo mubwira bari inyuma koko mubereke niba koko ibiri gukorwa hari inyungu babifitemo. Kampere kuri Marie Jeanne kubera ko hari nawe wari urangije kuvuga kugira ngo tugende dukora uruziga. urakoze urongeye kunsubiza ijambo. Ni byiza uti inyungu bakuramo ni iyihe? Inyungu ngewe ntekereza ko kuri bo simbizi njye ariko ku bwanjye ntekereza ko nta nyungu, cyane cyane ahantu bikomereye kuri FPR uyu munsi. Ikibakomereye ni uko noneho bo barangije kubidantifiya ni abaterorisite, ni abakrimineri, biragaragara. Bo rero nta nubwo babasha no kwisobanura ngo berekane ko abatari abakrimineri kubera ko bafatanywe igihanga, kubera ko ibikorwa ari byo bibaranga. Abanyekongo rero barabanje kubagira bafata n'ibyemezo. Aho ngaho inyungu iyo sinzi ko izaboneka kubera ko n'abarobiste babo ntekereza ko uyu mukrimineri urabizi n'amategeko y'isi yose aramuhana aramutse agaragaye kandi na factor zigaragara, ibimenyetso bigaragara. Ibimenyetso rero kuri FPR ntabwo rwose nta nubwo ari bijya gushakisha, nabo ubwabo noneho barabyivugiye ko ari bakiringi machine aho bageze barakubura. Ubwo rero kuri bo nta nyungu, kandi ntekereza ko mbona ngewe ku bwanjye inyungu ahubwo zifite twebwe abanyarwanda n'abanyekongo cyane cyane bo yenda bazabikiza ariko natwe tukazaboneraho. Ntekereza ko bajya bavuga ngo umuzimarira ku munyagasani. Abanyarwanda dushobora kuba tugiye kurira ku banyekongo, bo babashije kutumenya, baratwidantifiya ndetse baranatuvuga. Ari bitandukanye cyane nuko abanyarwanda twebwe n'uwavugaga ko bica bamureba nabi bati urabeshya nta intera hamwe nizo zica zonyine,
kugeza n'aho abantu biciwe batinya kubivuga, ahubwo ibyaha byabo, inkotanyi zakoreye abanyarwanda bakabigereka ngo ku nterahamwe. Interahamwe ziba ruvumwa ku isi yose. None ubu bimaze kugaragara uyu munsi wa none, abanyekongo aribo babashije kugerageza kuberekana mu isura yabo nyayo, ishusho nyayo ya FPR RPF mu isura ya mu mwambaro wa M23. Ngaba ariya ni abateroriste, nta kindi kintu kibagenza, ni ukwiba n'ukwica. Numva rero muri izo ngeso nta butwari burimo, kandi nta n'inyungu bazabyungukiramo, ahubwo uko bakomeza kugenda bakora ibyo bikorwa cyangwa bigaragaza uko bari neza, uko imyaka ishira abantu bagenda babamenya, bariho baragenda bagana ku musozo, bariho baragenda binjira muri rwa rwobo bicukuriye. Ubwo rero twaba dutegereje kubona iryo herezo ryabo, dufatanije n'abanyekongo cyangwa tufashijwe n'abanyekongo. Ubu natwe tukaba twavuga ngo ubu noneho turabona icyerekezo, kuko baragenda bajya ku iherezo, kandi iherezo aribo baryikoreye. Hari umusaza uriya Muzehe Rusesabagina ufungiye mu Rwanda, kera twigeze kuganira, arambwira ati rega, ndumva no kurwanya FPR nta n'icyo bayirwanyiriza kuko irabyikorera, yo ubwayo irirwanya, ibikorwa byayo nibyo bizayikoraho. Nguko rero uko bibwira ngo barigirira neza, njye kuri njye nta nyungu bazabonamo, ahubwo baragenda bajya ku iherezo ryabo. Murakoze Marie Jeanne, nibyo rwose uko bivuga, inyungu ntayirimo. Niyo mpamvu tubwira n'aba bari inyuma tukababwira tuti nyamara nimuhitemo neza, nimurebe aho ibintu byerekera, nimusome ibihe. Nyamara abenshi bakomeje kuvunira ibiti mu matwi, ariko ikigaragara nuko hari benshi bakomeje kubyumva, bakomeje kugenda bitandukanya na kariya gatsiko, bitandukanya na M23 RDF. Ariko rero nkongera nkibaza nkavuga nti ngana kwa Mwemayire nkavuga nti ese ko kariya gatsiko kavuga ko gafite amayeri 1000, kandi ayo mayeri kari gukoresha n'ubundi tukaba dusanzwe tubona asa nk'ayakarangiranye. Ese ibyo kari gukora, hari benshi bagakingiraga ikibaba. Ese biteguye ko abantu bazakomeza kwikorera bagakomeza gukuvura gukingira ikibaba aya marorerwa akomeza gukorwa na kariya gatsiko kugira ngo gakunde kazagere ku ntego? Bizagenda gute kugira ngo yenda twumve ko niba koko yenda nabo ngabo batari babyumva neza, yenda hari ikindi cyizere baba bagifite ko hari icyo bazabikura mu Mwemayire? Urabyumva ute? Kugira icyo bakuramo byo ngira ngo kuri iyi gifite igitangiro cyose kigira n'iherezo. Bakoze ibyo bakoze, babaye bitangaza, baba abantu abana bavuna umuheha bakongezwa undi, barashyigikirwa birakomera, ariko bageraho bagira akamenyero nakwita akamenyero kabi, bagira ngo ibintu bizahora bityo. Inzira rero zabyaye amahari bo n'abari babari inyuma n'abahoraga babasunika, zabyaye amahari, aho uwabahirikaga yabasunika ajya abajyana yagezeyo, ntabwo agikeneye abamuyobora. Rero burya ukenera umuntu ugufata akaboko iyo utari wajya, iyo akugejeje aho mugiye, sinzi niba uba ukimukeneye. Ubwo rero abo bagendaga bahetse bamenye inzira, ntabwo bagikeneye ababaheka, ntibagikeneye ababajya imbere. Mbese muri make nta intermediaire igikenewe, nta muntu wo kujyamo, nta muhuza ugikenewe kugira ngo abo bamatse ibihugu bagere muri Kongo. Ntabwo bagikeneye u Rwanda, yewe nta n'ikibuga cy'indege cya Kanombe bakeneye, nta sinyatire y'u Rwanda bagikeneye kugira ngo bigerereyo. Byararangiye rero, buri icyo basigaje ni ukukomeza gupuruva ko ngo bari useful. Kugira ngo muri bukari igihe bavuze ngo urumva ngo byanze bikunze buriya ngo baradukeneye ngo n'ubundi ngo kugira ngo tubahagararire ngo nk'uko ngo mbese ngo kugira ngo Uburusiya butagira
sinzi ibintu bavangitiranyije bazanamo ko noneho aribo bagiye kuba abatangira hari Uburusiya gufata Afurika, bakumva byanze bikunze bazabona indi turufu, ariko byaranze nabo bananirwa kurekura kuko baramenyereye kandi bamenyereye nabi, imyaka ni myinshi, ntabwo barakira impinduka, ariko impinduka zo zababayeho igihe cyabo cyo kugenda. Bari babashoreye bamaze kubasinyira ko time is over, byararangiye. Niyo mpamvu ubona amayeri nyine akiri amayeri, baragira batya bagasinyira Rwanda, hasinya u Rwanda n'ibihugu by'akarere, ukumva ngo ibyemezo ngo bifatiwe ngo M23 uko bayita, ariko bigasinyirwa n'abategetsi ba Kigali. Ubwo si ukuri kurenza uko nguko ni ukuri. Nta kindi kintu umuntu akeneye kumenya, ukuri kurahari. Hasinya ubu nagenda Marie Jeanne yajya kumvikana mu izina ryanjye narangiza akavuga ko tutaziranye, ntabwo bishoboka. Ubundi bagize batya bakubita igihuha cyihuta cyane, bati twemeye gushyira ingabo hasi, gushyira ibirwanisho hasi rwose, tugasubiraho mwari mwavuze tugomba gusubira. Kandi barabibasabye baranga. Kubera iki? Harimo umutego. Ntabwo bababwira ngo basubire mu birunga, muri Sabyinyo, sinzi niba ari Sabyinyo niba ari ikihe kirunga ntumbaze. Ntabwo bababwira kujyayo gusa, ahubwo barababwira kujyayo bagashyira intwaro hasi, Kongo igatoragura abari bayoboye kiriya gitero, ngo ikajya kuganira nabo. Bazaganira bate kandi atari abakongomani? Bazajya kuganira na Kongo gute kandi atari abakongomani? Ntabwo ari ugusubirayo gusa ngo bashyiremo ngo kiriya cyanya kitagira abagikandagiramo zone tampo. Ntabwo ari ugusubira inyuma gusa ngo bashyireho zone tampo noneho bagume hariya bafashe imbunda zaho. Ni ugusubirayo bagashyira imbunda hasi, imbunda zigatwarwa. Reba Kigali yemeye ko bayitwarira imbunda bakazitwara, hanyuma babandi bari bayoboye biriya bitero bakajya kuganira kugira ngo bumve icyo basaba. Bazajya kuganira ari Abanyarwanda se bavuga ko bari gusaba iki Kongo? None se kuba u Rwanda rwarashoyemo ayo mafaranga yose n'izo mbunda n'amaraso y'abana b'u Rwanda, byarangiza bagafata harya abakongomani buriya barimo ni nk'abangahe? Niba ari babiri niba atari batatu, ni bake. Ibyo ari byo byose babarirwa ku mutwe y'intoki. Hanyuma akaba aribo babwira ngo ngaho nimugende. Kare bariya barashaka kubyifatira mu ntoki. Ntabwo ku neza ntibishoboka, ku biganiro ntibishoboka, nta gishoboka mbega. Ubwo ngo bahise bakubitaho rero amananiza avuga ngo ariko ngo twazishyira hasi twagira, ubwo turabanza ngo turasaba ngo kuganira ngo n'abakuru b'ingabo z'ibihugu bya EAC n'uyoboye imishyikirano Kenyatta. None se bari kubabwira ngo mushyire imbunda hasi, mwebwe mukazanamo kondisiyo nibatayubahiriza biragenda biti mirwanira komeza. Ni nabyo byabaye, mirwanira komeje. Amayeri rero arakomeza akaba amayeri, ariko bariya abantu bameze nka wa wundi babajije wavuze ati mire bishyushye cyangwa ncire akaryoshye. Ntabwo bashobora kumenya icyo gukora, kuko Kabarebe bitwibwiriye ati twebwe udukuyeho jenoside ukadukuraho Kongo tukaba turangiye. Nibyo hari igihe natwe batubwira ngo umunsi ngo mwashyize hamwe ngo rwose ngo mukumvikana ngo ahantu ho muri opposition ngo muzaze tubaho ubutegetsi, ngo kubera ko barabizi ko ntabwo abantu bose batekereza kimwe. Reka i Kigali nibo babwira umuntu ngo tubyumve kimwe. Njye na Marie Jeanne twabyumva kimwe, afite ubwonko bwe nkagira ubwanjye. Njye na Tarisisi twabyumva kimwe, afite ubwonko bwawe nkagira ubwanjye. Niyo twaba turi impanga ntabwo twabyumva kimwe. Mfite ibyanjye nawe ufite ibyawe, ntabwo dushobora kubyumva kimwe. Ngo rero ngo ni munsi ngo twese ni ukuvuga ngo nitubona umudigiteta uhagarara akatubwira ati nemeje ibi mwese nimubyemere, ngo nibwo bazaduha ubutegetsi, ngo nibwo bazatureka ngo bakatubwira. Munsi twabonye umudigiteta utubundira mu gipfunsi natwe akadufata atya akajya dukanda akatubwira ati nakanze hagira uvuga, akajya noneho atwempoza ibyo ashaka, natwe tukajya kuganira nabo nyine turi umuntu umwe. Uwo muntu umwe rero simbona ko
muri demokarasi duharanira muri revolisiyo tuba tuvuga buri munsi, simparanira revolisiyo yo kuzabitekereza kimwe na Tarisisi, ntabwo ari byo mparanira, nta nubwo nyiharanira kugira ngo nzatekereze kimwe n'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo ndagira ngo njye nzatekereze uko ntekereza, Tarisisi atekereza uko atekereza, Marie Jeanne atekereza uko atekereza, hanyuma bya bitekerezo byacu bidahuye bitari tubishyire ku munzani dushakemo icy'ingenzi. Rero nabo umunsi babuze ngo Kongo, kandi iyo murabibona ko bayibuze, umunsi ngo jenoside yashaje yamaze gukecura rwose ifasha akabando, ubwo nyine mubyumve namwe ko end of the road end of the road, inzira yararangiye, bari muri hobe ibyansize, barimo guhobera Kongo, ya Kongo bahoze bafata uko babyumva, ubu barimo barayihobera yarabasize. Urakoze mwe Mayire. Abavuga ngo abanyarwanda ngo nibishyira hamwe ngo nibwo bariya bazava ku butegetsi, ese bo bashyize hamwe? Ndumva wa mugani wawe ugerageje gusobanurira abanyarwanda. Batangiye kunigana bakinjira Kagitumba, babaniza ubayoboye, bamanuka banigana, na n'uyu munsi ntibarahagarika. Nta munsi n'umwe muri guverinoma haba hatavuyemo umuntu hatagiyemo, nta minisiteri iragira umuminisitiri imyaka irenze 2, ntayo. Ahantu haheze umuntu umwe wahagamye ni Kagame wenyine, ahasigaye hose ni kwinjira, dore n'umuryango usohoka uri imbere, nta gusubira inyuma, nta kunyeganyega, kwinjira basohoka, binjira basohoka, cyane umuryango usohoka uri imbere yawe, ni defile, baba mu madefile, niko bimeze. Bo bashyize hamwe n'ikirere, turebe minisiteri y'uburezi, turebe iy'ubuzima, zimaze kugira abaminisitiri 40. Abantu birirwa batandukanye ariko bakatuvuzaho induru ngo umunsi mwishyize hamwe, umunsi twishyize hamwe se twe nta mudikiteta dufite wo kutubwira ngo tubyumve kimwe. Iyo mvugo ya Kigali ivuga ngo tubyumve kimwe, njye simbona n'ukuntu nabyumva kimwe n'umuntu. Niyo ari umugabo nashatse yagira uko abyumva, nanjye nkagira uko mbyumva, tugashyira ibitekerezo byacu ku meza tukumvikana, ariko ntabwo yambwira ngo tubyumve kimwe, nanjye sinanabimubwira, ntabwo bibaho. Buri muntu wese yisangije ubwonko bwe n'ibitekerezo bye, ariko ngo tubyumve kimwe ngo nibwo tuzatsindira ubutegetsi. Reka gutandukana no mu ijuru byabayeho, ngira ngo ni naho byahereye. Kuki Imana itasabye shitani se ngo itasabye shitani imbabazi? Ati rwose kugira ngo ibintu bibe byiza igumira ahangaha nubwo wankoshereje? No, yayijugunye mu isi. Siko byagenze. Gutandukana bibaho, biriho. Kuvuga ngo bazaduha ubutegetsi ariko twabaye umwe, ntabwo bibaho, ntabwo tuzigera tuba umwe. Bake babyumva kimwe. Mwe Mayire rwose aho hantu uri kuvuga abanyarwanda bakwiye kuhumva, kuko abatekereza ko ngo abanyarwanda ngo bagomba ngo kuba umwe, ntabwo dukeneye kuba umwe ngo tugire ibitekerezo bimwe nk'uko FPR imeze. Ntabwo dukeneye umudigiteta nk'uko uri kubivuga kugira ngo adutegeke kugira ngo dutekereze kimwe. Ndagira ngo rero abanyarwanda badukurikiye babyumve neza, bamenye neza ko tutari muri wa murongo wa babandi babaye deformate. Tugomba kugendera ku bitekerezo bivuye i Kigali ngo kugira ngo dutekereze kimwe, dukunde tubone ubutegetsi. Oya, ntabwo aho ngaho tuzahemera. Dufite diversite y'ibitekerezo, ibyo bitekerezo bitandukanye dukeneye kubihuriza hamwe n'ibyo ariko bitandukanye, bitabaye ibitekerezo bimwe. Abashaka kubigira bimwe rero ntabwo turi mu murongo umwe. Urakoze rwose kutsindagira kuri icyo kintu. Mu gihe rero mugitekereza ku ingaruka z'iri terabwoba rya M23 RDF, ariko ingaruka ku ruhande rw'abakora iterabwoba, kuko kuba barikoreraho turabibona, nta utabibona nta n'utabibona uko bigenda. Ariko turebe noneho abangaba bakora iterabwoba bo ingaruka babifitemo ni izihe? Mu gihe mukibitekerezaho kugira ngo tugane ku musozo, reka ndebe muri chat hanyuma tuze dusoreza ku iyo ngingo ya nyuma. Karino Bebefu ati Madamu Marie Jeanne Rutayisire ati yagushyiriyeho imitima. Momo nawe ndabona rwose we yanadusengereye. Hanyuma Ihorihoze ati Ministre Mwema ati wongeye kwirirwa
ati tuzagukurikiraho uzajya hose wowe n'abandi muhuje kuvugisha ukuri. Yashyizeho n'imitima rwose yerekana ko ngo gushyigikiye. Urakoze cyane Ihorihoze. Karino Bebefu ati Minisitiri Mwema imitima rwose bayiguhaye Mwemayire. Claudia Schiffer nawe yongeyeho ndetse aravuga ati na momo wacu nawe yamwongeyeho. Mariniyo ati beya hobe yahobeye na Karino Bebefu ndetse Karino Bebefu nawe arimo arahobera Ihorihoze. Beya ati twese biratureba walahi. Nous allons nous libérer de la dictature. Claudia Schiffer ati mama Marie Jeanne nawe kredi zawe zagezeho. Hanyuma Brigitte Tuyishime ati minisitiri wacu komera. Mariniyo ati ubu ndatandaraje. Sinzi byashakaga kuvuga. Ati ubu ndatandaraje. Beya ahandi nyine nakuze ngo aratandaraje bari aho ari ahandi. Yego Ihorihoze akongera ati madamu Marie Jeanne ndagusuhuje. Horana Yezu na Mariya. Akongeraho n'imitima rwose no kukwereka ko gushyigikiye. Wimana Topis ati Mwemayire ndakwibutsa ko uri minorito wisanami uri ni minisitiri washaka kwandika minisitiri w'isanamitima none se kuvugana n'ukutwirukana. None se kuvugana n'ukutwirukana sinzi Teopisa komantere yawe ntabwo yumvikana neza, sinzi niba hari yenda wayisubiramo tukayumva neza, ntabwo biri kumvikana. Beya ati Mariniyo ntushwanyuke walahi. Mariniyo ati urugamba rurakaze bavandimwe ni ugucana ku maso. Yego Bonaparte Rukara ngo hari mu bantu 100 bavuga rikijyana muri Afrika. Ubwo yavugaga kuri Kagame David ngo wasohotse ku rutonde rw'abavuga rikijyana muri Afrika. Brigitte Tuyishime ati Madame Rutayisire nawe komera cyane. Ihorihoze akongera ati Bwana Tarisisi Munyankindi ati akira indamutso yacu abagukunda kandi bakunda ukuri nkawe. Urakoze cyane. Bonaparte Rukara agasuhuza Ihorihoze ati komera. Juju Ineza nawe ati ndabaramukije basangira ngendo natwe turakuramukije. Girwa Happy nawe yabahaye imitima. Karino Bebefu akaba ari kubaza XYY ati uri hehe. Bonaparte Rukara nawe arasuhuza momo ati komera. Evariste Hategekimana ati mukomere ku muheto tuwukomeyeho cyane rwose Evariste. Gitamisi ati nanjye nahageze urakaza neza rwose. Hanyuma Beya ati Queen Betty Madame Tuyishime ni mwinjire babahaye karibu warahe. Ntabwo bashoboye kuboneka ariko utaha yenda buratse turi kumwe. Nta kibazo gihari, ntabwo abantu bose babonekera rimwe. Hanyuma Ihorihoze akongera ati Bonaparte Rukara ndakwikirije muvandimwe komera cyane. Ndabona hano mwagiye muri kuganira, reka turebe niba hanyuma Makamikano ati nari nayobeye kuri Tembete. Kuri Tembete naho nta kibazo rwose. Kuri Tembete biri guhita, niba wari uriyo warudukurikiye nta kibazo gihari. Beya ati bakamikanuye Arias bakamicanye ku maso. Mariniyo ati Yambi Tarisisi hello. Yampaye na kise. Yego Marie Jeanne Hobe mubyeyi mama Mwemayire Hobe. Uwo ni Mariniyo uri kudusuhuza. Hanyuma Bonaparte Rukara avuga ati ni Sena rwani hagiye n'igihe yankosora yararimo nkosora igihe nibeshaga nkavuga ko ari perezida wa Assemblée. Ni perezida wa Sena nibyo urakoze. Hanyuma Karino Bebefu ati perezida wa Sena Monsieur Iyamuremye. Brigitte Tuyishime ati Kagame igihangange mu bicanyi. Madame Rutayisire ntiwibaze byinshi.
rino sinzi ibyo ashaka kuvuga. Dukomeze kwa Beya ati uwo ntabwo yegujwe kugira ngo bamusimbuze inyenzi y'amarere izasimbura umurambo setu. Hanyuma Brigitte Tuyishima ati nanze kubaho ntariho, telefone yanjye yarapfuye naho utaha rwose. Urakoze kutubimenyesha, naye nohereje message koko mbona ko utayibonye, kandi turakwihanganishije, twizera ko hazaboneka indi telefone. Bakamikanuye ati Karino Bebefu Beya yambi. Marini ati bagiye kumukubita agafuni se bahu, ubwo yavugaga uriya weguye ngo kubera ngo uburwayi akegura ku buyobozi bwa Sena ndetse no kuba umusenateri. Beya ati ubwo ni uburwayi bwo mu mutwe nk'ubw'ababa nyarwanda bose. Ego. Momo ati bamunize se bahu. Ni ibibazo rwose abantu barimo baribaza, iriya yegura ry'uriya mugabo ntawe utari kuryibazaho, ariko tuzakomeza dushakisha amakuru, ayo tuzamenya tuzayabagezaho. Karina Bebefu agakomeza ati uburwayi iyamuremye afite ni icyaha cy'uko yavukanye. Yego, ntiyemerewe gusimbura nyakwigendera Pawulo. Yego. Momo ati kuki atisinyiye ni hatari. Beya ati Momo wanjye byose birashoboka, ziriya mburagasani zataye umutwe. Eyadema Sari ndagushuhuje nanjye, avuga ati Sari Tarsise Eson equipe. Ubwo mwese salutation ya Eyadema ibagereho. Karino Bibifu ndabona yasengereye Momo, akavuga ati iby'inkotanyi ni birebire, banamuhotora bakavuga ko uburwayi bumuhitanye. Navuze ntibibe ibyuya ntibibe amaraso. Ihorihoze ati Tarsisi ko udasuhuje ministre Ihorihoze. Nagushuhuje rwose. Ministre Ihorihoze nagushuhuje, komera kandi ndongeye ndagusuhuje. N'abandi turi kumwe kandi nabo baragusuhuza. Inosi ati Momo mu Rwanda ni hatari, abantu ntibagisinya, hasinya abandi. Indwara ya sinyatire, ni ukuvuga ko buriya bose babaye basinyente. Ubona Paite Rukarati nanze kubaho nariho TV, nanjye nibyo naketse, wasanga bamwishe cyane ko ngo afite uburwayi buriya, baraza gukurikizaho ko ari bwo bumwishe. Bakamikano ati ahubwo se kuki demisiyo yayihaye visi perezida. Hanyuma Claudia Schiffe ati muribuka ko Kadahumeka yavuze ko mushobora kutongera kumubona. Karino Bebefu ati Rinos ibya FPR ni teatre. Eva Pazi tugeze kuri Marini yo ati nakamanyu k'umutsima. Eva Pazi ati nta rutoki rwo kwisinyira mu gatsiko. Beya ati mbega mayeri ya Rusifero. Hanyuma Karino Bebefu akabwira Eva Pazi ati bamuvunnye urutoki rusinya. Brigitte Tuyishime akongera ati yamuremye nimumureke nyabuna aze kwivuza. Ntabwo rwose twamubujije, ariko kwegura ntabwo twabyemeye. Ashobora kuza kwivuza, yakira akongera agasubira mu kazi kiwe, cyangwa se akazegura nyuma yamaze kwivuza. Kwegura kubera ko arwaye ntaho byanditse mu mategeko. Ibi rero ntabwo dushobora kubyemera. Ibi babyita amaco y'inda muri makeya. Hanyuma Evariste Hategekimana ati iterambere ryo mu Rwanda riri hasi cyane ku buryo bigoye kwizera dosiye yasinywe ku buryo bwa digitali. Yego, ariko ibyo ari byo byose mu kinyamakuru Igihe, ikinyamakuru cya leta, babishyizemo babyanditse. Ntabwo rero twavuga ko yenda yaba ari inkuru itariyo. Ni inkuru y'ukuri kuko mu kinyamakuru Igihe rwose babyanditse, babyandikiye, ni nabo batanze ibisobanuro
by'impamvu z'ubwegure bwa perezida wa sena. Juju Ineza ati ubanza bagiye kuzatangaza urupfu rwa Kagame tuzarebe uwo bazamusimbuza bizatwereka icyo bashaka kugeraho. Nibyo rwose turabyumva kimwe, buriya nitumara kumenya uwo bazashyiraho tuzamenya n'ibigiye gukurikiraho. Nibyo nababwiraga nti ahubwo Kagame David abe yiteguye ko wa mwambi w'igishirira bashobora kuwumushyiramo. Beya ati bebefu niba ari urutoki gusa sava atari umutwe basatuye warahe. Karino Bibifu ati Ineza ati birashoboka pe. Rinosi eye akaba nawe ari ibimenyetso yahaye Karino, ntabwo nzi icyo bisobanura. Ihorihoze minisitiri Ihorihoze wambwiye ngo nge ngo nsuhuze minisitiri, reka noneho mbishyireho sinyatire. Minisitiri Ihorihoze ati n'ubundi ntacyo yari amaze muri guverinoma ya killing machine. Bakamikano yati nibashaka babe bamunize asyiwe n'inyange zirapfa nkaswe ibyiyoni. Eva Paz ati n'ubundi yarindi indindamubu gusa. Hanyuma Beyabe ati Ineza nibyo bagiye gushaka uwo gusimbura umurambo wa Ruzingo. Eyadema ati il non pas voulu le sacrifier comme le cas de Sindika Ubwabo Theo qui a été sacrifié après la mort de l'ancien président. Nyamara ariko buriya amateka yisubirayemo iyo bamureka agasimbura sebukwe yenda n'ubundi nicyo bari bamuhitiyemo. Ndakeka buriya banibeshye iyo bamureka akazajya muri ya mwanya, ahubwo bari kuba babikoze neza. Bakamikanuye ati mwihangane gato turebe uwo bamusimbuza. Icyo nzi cyo nta nyo y'igihutu agatsiko kakwemera kongera kwicaza mu rugwiro. Brigitte Tuyishima ati ese ko Kagame atigeze asezera yarwaye gake? Nanjye rwose mbaze rwose kimwe nawe Brigitte, ko yarwaye akarinda anagenda, ko tutigeze twumva asezera ashyiraho ubwegure bwiwe, akaba yarashyize n'abantu mu gihirahiro. Hanyuma Juju Ineza ati nibyo rwose Beya bagiye kumusimbuza. Hanyuma Beya akongera ati Kagonyori yabuze kera none bamuhembera kujya yirirwa azerera nka ba Mayibobo ajya kureba futu. Yani Ruzingo doit rembourser l'argent qu'il a touché pendant son absence, c'est tout. Brigitte Tuyishima ati kandi ari we wasabye demisiyo. Gitamisi ati Marie Jeanne ati ivugire ntihakagire ukubuza kuvuga. Ihorihoze minisitiri Ihorihoze ati minisitiri Mwema ubivuze ukuri no kumwica kubera amabanga bitse banga ko yazavuga ku nyenzi nta kidashoboka. Beya ati Jeannette Ruzingo Kagonyori. Claudia Schiffer ati Beya Kagonyori yabanukiye bari kwihutisha kumuhamba. Beya ati Gitamisi ati tuzareka kuvuga niba tudoda umunwa we yawushyizeho warahe. Niba tudoda umunwa nibwo tuzareka kuvuga. Yego rwose ntihazagire ugufunga umunwa. Bakamikano ati harya perezida wa sena ntarahirira imbere ya perezida wa repubulika ngo tuzongere kwirebera ikinamico. Claudia Schiffer ati Tarisisi wongere ubyibutse Jean Paul turayishimiye. Beya ati Claudia umunuko warubamereye nabi za deodora bazimaze mu maduka yose warahe. Claudia Schiffer ati kadahumeka yarabivuze ko atazongera kuboneka. Karino Bebefu ati azazi Burayi. Brigitte Tuyishima ati Beya ati winsetsa
Gitamisi ati beya ati ninde ufite uburenganzira bwo kutubuza kuvuga kuri patrimoine socio-culturelle yacu amoko y compris beya ati iyo ndege nayo bazayihanure hazaba harimo iki se Theodore Sebahu Brigitte Tuyishime ati beya ati ntuzi se bahinze macadamia rwose mwatanze ibitekerezo byiza cyane niyo mpamvu mbabwira nti uyu mwanya rwose mu biganiro nkora ndawukunda cyane kuko hari byinshi twungukiramo mujye mukora rwose mudufashe mu iki kiganiro ndetse bijya binadufasha kugira ngo dutegure n'ibindi biganiro tubagezaho. Minisitiri Horihoza ati Minisitiri Mwema ngutuye iyi verise biblike yo mu gitabo cy'imigani 12 murongo wa 22 ukuri uvuga niko gutuma abatakugira bagutera imijugujugu gusa ntacyo bizabagezaho nta kinyoma gitsinda ukuri. Urakoze Ihorihoze kandi uwo murongo buri wese agenda usome. Momo ati beya wanjye indege zaba irimo imiserebanya n'udusamunyika Yujuri neza ati hazaba harimo ubusa beya cyangwa se umurambo wa Kagonyori. Claudia Schiffer ati Horihoze azagwa inyuma hamwe mayirepe rwose yase hari ikibazo nta kibazo rwose gihari. Rinosi ndabona rwose hari ibimenyetso yashyizeho yose icyo bisobanura yabwiraga Momo. Claudia Schiffer akongera ati agafuka mushiki wabo. Rinosi ati ni mushiki wazo ntabwo ari mushiki wabo. Ihorihoza ati ntawe uzatuza kuvuga ukuri tuzi nibakure iterabwoba ho. Hanyuma Rinosi akavuga ati ibaruwa ndumva ari antuza yo kwa mushiki wabo. Ngeso nziza ati bwana Tarisisi ndagushuhuje ati naje ku gihe ariko ntabwo nzi ikibazo cyatumaga bifrizinga ndasuhuza Mwemayire na Rutayisire inyenzi zo karimbuka zimaze abantu cyane abahutu tuzamagane. Bakamikano yati nyuma y'ibaruwa y'uburozi ngo Macron yaba ateganya urugendo Kinshasa akamugenza fashi azagafatisha abiri. Baramuzi Macron nakurikira ibiganiro abanyekongo bari gukora ahubwo natareba neza n'amabuye bazayamutera. Gitamisi ati Claudia utuzi twamunyuza n'agafuka mushiki wazo. Ihorihoza ati Claudia Schiffer ati none ntuzi ko yatumye bangira ministre sinzo yavugaga nyine yatumye ngo bamugira ministre Ihorihoze. Ati nzamugwe nyuma pe voilà ni iriya commentaire twari tumaze gusoma haruguru. Beya ati Ihorihoze ati ngewe nasabye kuba face lady biranga wara. Mega chat iryoshye ahubwo nduwo gusurwa pe. Bakamikano yati Claudia Schiffer ati agafuka mushiki wazo n'utuzi twamunyuza bibyara ubugari bushahira bitobora igifu. Claudia Schiffer ati gitamisi bazakore akawunga muri utwo tuzi n'agafu. Iyi chat iraryoshye rwose wa mugani wanyu. Ruwe nuko ati akinyenzi kashobotse. Jean Paul Turayishimiye yahoze yamagana abatutsi ba DRC birirwa baririmba ngo abasirikare bikoreye isezerano bagezehe none ko ari umututsi wanarwaniye FPR kuki bikorera Mwemayire. Rwose ntabwo ari we wenyine abanyamurenge rwose hari n'undi mugabo witwa mwarimu w'umurenge Professeur Rutikanga muri no minsi ari gukora ibiganiro bishimishije. Mujye mukurikirana Menya Ukuri TV nayo igira ibiganiro biryoshye rwose. Oreya munyamurenge arababwira abasobanurira kandi rwose ubona ko hari benshi akiza
akazi kiwe nako n'indashyikirwa. Ndanamushuhuje Professeur Rutikanga. Hanyuma channel ye yitwa Menya Ukuri TV. Okay. Claudia Shifati bakamikano yati ubugari bw'ingusho baga bwa bugari bazakora muri karagafu ka mushitsi nabo n'utuzi twamunyuza. Ihorihoza ati Claudia Shifati Ministre Mwema ntashobora gukundwa n'abanyabinyoma, niyo mpamvu bamutera imijugujugu, ariko mpamya ko itazamufata ahubwo izabasubira. Ngo arwanya utamurwanya aba agorwa n'ubusa. Beyabe ati ubwo bugari Imana ibundinde warahi n'ubundi sinkunda ubugari. Karino bebe fati M23 RDF yaribeshye iyo nabampatse ibihugu bayitera inkunga, yibagiwe ko muri 2022 hari rezo sosiyo. Claudia Schiffer ati FPR ninjiji. Ihorihoza kongera ati Ruhini Ukuri ati nanjye nyoda. Ongeraho uti kuki abikoreye Mwema badashinja Kizito Mihigo kuvugira abahutu ko nawe yavuze ko nabo ari abantu. Si ibyo se nibacire birarura hirya y'ibigaragara shaka ukuri bishushanya. Ruhini Ukuri akongera ati bariya twamagana niko bavutse. Nuko babayeho mu mateka. Nuko bavutse nuko babayeho mu mateka aho bagaragaye cyane guhera muri 1959 kugeza ubu. Ababitinya ngo turabivuze ni bimanike, tuzi abaribo naho bakomoka. Mwemayire yubahwe. Urakoze Ruhini Ukuri. Beyati bagiye muri DRC gushaka indi jenoside yo gucuruza kuko iyo mu Rwanda yagize fayite. Urakoze. Hanyuma Ruhini Ukuri akongera ngo abatutsi bategereje abahetse isezerano, ibicucu biragwira. RPF nta kindi yikorera keretse urupfu. Ibaze rero iyo wisabira urupfu urwita isezerano. Agapfa kaburiwe n'impongo. Ruhini Ukuri ubwo kandi wababwiye. Karino bebe fati gisekera mwanzi yacanye ku maso ubu yahindutse mujwigiza mwanzi. Ntabwo akiri gisekera mwanzi rwose, ni mujwigiza mwanzi. Urakoze kubivuga. Ihorihoza ati Karino bebe fati ubivuze ukuri inshuti yanjye, gisekera mwanzi yahindutse uri yuvuze. Ihorihoza kongera ati Marie Jeanne rwose ibyo bitekerezo utanze ni byiza kandi birimo ukuri, inyenzi zizirangiza. Brigitte Tuyishima ati Ihorihoza ati nge mbona inyenzi zarirangije. Zarirangije ubwo ubushize hari uwo bavuze ngo witwa Murashi ngo yirashe mu kanwa. Inyenzi nazo zarirangije nibyo Brigitte arabivuze. Mpita nibuka Murashi wirashe mu kanwa. Ihorihoza ati Ministre Mwema ati kamenyero yenze nyina, inyenzi nazo mu bwibone bwazo zizageraho zikora amahano. Nako zarayakoze. Ihorihoza ati Brigitte Tuyishima ati uko bivuze niko bimeze, ariko uko kunangira imitima niko kugiye kuzikoraho. Hanyuma Beyabe ati inyenzi ntabwo zizaduha ubutegetsi, tuzabwiha tout simplement. Karino bebe ati jamais inkotanyi zo hanze nizo mu gihugu ntizizadufunga umunwa. Ihorihoza kongera ati Brigitte Tuyishima ati nari numvise nabi ibyo uvuze ni ukuri, inyenzi zarirangije ndabyemeranywaho nawe 100%. Beyabe ati la fin des régimes de la dictature et du totalitarisme. Ko zabaye nyishira hasi ndabaraza muri somo. Mwihangane tugiye kuzirangiza.
mwihangane tugiye kuzirangiza. Brigitte Tuyishime ati Mariniyo ati uramenye udatanyuka, ubwo niba barazavuga baratandaraje. EADM ati Tarsisi Home Veridike, yego urakoze. Mariniyo ati Brigitte Tuyishime Hobe ati wapi ntugatanyuke, nugucana ku maso hose da. Brigitte Tuyishime ati Mariniyo Mariniyo ati nibyo nta wakwirinda ibyo atazi, dukomeze ducane ku maso. Ihoreho ati wasanga yamuremye bamuhaye utuzi nk'utwo bahaye Sezibera. Hanyuma Beyabe ati je suis né libre, je vivrai libre et je mourrai libre, c'est tout. Rwose iyo ntego yawe rwose uzayikomereho. Ihoreho ati Brigitte Tuyishime ntabwo narebye narangaye gusa ejo muzaze mwe mayire ejo dufite ikiganiro bibibutse ndaza kucyanonsa nzababwira isaha. Ati ejo muzaza nemwe mayire umunyu nimara kurahira nzabasengerera mwese muzijuta. Brigitte Tuyishime ati Beyabe ati gupfa libre tine pas sûr. Bonaparte Rukara ati ni bibi kwishimira urupfu rw'undi kabone niyo yaba ari umwicanyi. Oya rwose ariko burya umwicanyi nta cyatuma umuntu atishima kuko abantu baba baruhutse. Brigitte Tuyishime ati ihorihoza ati nizere ko Alias uzarigumana. Ubwo ari kumubwira Alias ministre. Hanyuma Brigitte akongera ati navugaga ko yamuremye yasabye demisiyo kwa vice perezida wa Sena. Auguste Wawa Tarsisi uriya mutegetsi kwegura kwe n'uburyo bwo gutegura usimbura Kagame. Urakoze cyane. Kandi Auguste Wawa dushobora kuzakorana ikiganiro kuwa gatandatu nibigenda neza. Abazadukurikira buriya mu masaha nkaya dushobora kuzakorana ikiganiro na Auguste Wawa. Hari byinshi azabasangiza kuko ni umunyekongo wahariya hari kubera imirwano, hari amakuru menshi afite yabasangiza, hari n'ubuhamya afite bw'ibyo yiboneye. Tuzabiganiraho ejo kuwa gatandatu, narigiye kubeshya, kuwa gatandatu mu masaha nk'aya ngaha twaganiriyeho. Nibigenda neza ntihatagira igihinduka tuzongera bwa tubiganireho. Bonaparte Rukara ati nanze kubona ariho baramwanze Macron abakongomani. Ndumva zirangiye rwose. Kanobe befati nari mu masafuriya warahe. Hanyuma neva pazi wabwiraga Karinati nari mu masafuriya warahe. Kanobe befati parati yoherwa ihorihoza ati beya kuba face ready nawe ubisaba warahe. Pazi ati oya Kanobe bef ni nuwakagoma. Kagoma subwo nawe ubwo nabazaba perezida wa guverinoma noneho. Hanyuma beya ati nzaba face ready warahi kuko ntujuje ibyangombwa byose pe. Brigitte Tuyishime ati jenoside yo mu Rwanda yabaye perime. Girwa ati mukore kuri like mukande like rwose. Girwa hapa arimo kubibutsa kandi ikiganiro cyaryoshye mu gikunde rwose mu gikundishe n'abandi. Karino bebe fati nyabune niba bishoboka mujye mutangira ikiganiro ku isaha ibanziriza iyo mwatangiriyeho. Ariko buriya byatewe nuko abo twari bukwani ibiganiro hari izindi gahunda zawe zirimo mutwihanganire, ntabwo ari twebwe twitegeka nibura n'igihe hari igihe kidutegeka. Brigitte Tuyishime ati beya urashaka gukuramo padiri se. Ndumva dushoje izi komantere zanyu ziryoshye rwose. Ikiganiro cyiza nkaba mbashimiye uburyo twaganiriye. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro kugira ngo amasaha arakuze abo turi kumwe nabo bajye kuruhuka. Mpere kuri mwe mayire twari twavuze tuti tuvuge ku ngaruka ziri terabwoba ry'aka gatsiko ka M23 na RDF, kandi cyane kubikareba kuko izo iziri ku ruhande rwabo barikorera byo twarazibonye, ni impfu z'abantu, ni ugusenya igihugu, ni ugusubiza igihugu inyuma n'ibindi. Ubwo rero reka tugane ku musozo mwe mayire, fate nk'iminota umwe cyangwa ibiri
utuganire ku musozo utubwira kuri iyo ngingo y'ingaruka iri terabwoba ry'aka gatsiko ka M23 rigategereje. Niba hari n'ikindi wongeraho ushobora kubikora muri iyo minota 2. Urakoze. Urakoze Tarisisi, ibiri sinzi ko nanayifite kuko saa sita zuzuye nteganyirijwe kubura umuriro. Ubwo rero sinzi ngewe ahubwo niba ntahita nsorezaho mbabwira ngo goodbye, kubera ko mu kanya mushobora kubona ngiye in a dark. Mumbabarire, ntabwo binkundiye kundi kubasezera cyangwa kubisubiza ikibazo mbajije kuko saa sita zamaze kuzura. Urakoze Rutayisire, wafata umwanya nawe ukagira icyo uvuga mu minota 2 ukanasezera ku badukurikiye. Tuzakomeza ikiganiro buri ubutaha, ntabwo ibiganiro birangiye kandi ubutaha tuzasubira kwa Mwemayire kuri gahunda tuzababwira umunsi tuzakorera ikiganiro. Marie Jeanne, umwanya n'uwawe. Urakoze Tarisisi, ndashimira abavandimwe cyane cyane bamaze kuduha amakomenti meza ashimishije anashekeje kandi atwuzuza mu by'ukuri. Mu gusezera rero, ingaruka z'akariya gatsiko, ingaruka ni nyinshi cyane. ni ukuzibagirana iya mbere mu zindi zose, ni ukuzibagirana ku isi bakabaho nk'abatarigeze babaho. Icyo ni icya mbere. Ikindi, ingaruka yindi ikomeye nyine ni uko badusenyeye igihugu. Icyo ni icya mbere. Bashenya akarere. Icyo ni icya kabiri. Kandi noneho bashenya abantu. Mwibaze, ngewe hari igihe njya ntekereza, nkajya ndeba imitekerereze ya generasiyo yakuriye mu Rwanda uyu munsi, n'abandi bagiye bakorana na FPR cyangwa bakayishyigikira bakayiyumvamo. Mu by'ukuri iyo urebye imitekerereze yabo uravuga uti Imana ihoraho, ubu u Rwanda ruzongera rugira abantu bazima bari libre, nk'uko uriya muvandimwe yavuga ati ngewe je vivre libre, je mourrai libre. Koko abo bantu tuzongera kubagira abantu bifitiye confidence, abantu bumva ko badakeneye guhekwa, abantu bumva ko badakeneye kubaho babeshya, abantu bakeneye kubaho mbese iya mico mibi yose ziriya ngirwa inkora hariya bazita imburagasani zazanye. Mwibaze, twarangije icya 4 cya siècle, twarakirengeje. Mwibaze imitekerereze, kwica generasiyo ingana kuriya. N'abangana nanjye basanze bakaba barabanye nabo, tekereza ko gutekereza biratandukanye. Njyewe nta nubwo abantu b'ikigero cyane bari mu Rwanda, ntabwo dushobora kwicara ngo tuganire. N'abaje na hano hanze dayeri bavuye mu Rwanda ntidushobora kuganira, bavuga ibintu nkibaza niba ari abantu, kandi ngasanga ngo ni abantu bize za universite, ngasanga ni abantu ngo bigeze kokipa de poste, nakumva rezonoma yabo nkumva ubwaburanyije. Nk'umuntu akakubwira ati rega wivuga ibi ngibi kuko jenoside ni ikintu gikomeye, biragoye kugira ngo igihugu cyiyubake. Muribaza, umuntu aho kugira ngo avuge ati iyi myaka 20, aho kugira ngo duhore tuvuga jenoside, twari tugombye kuba twarateye intambwe, twaranubatse abantu, twarasanye imitima, abantu batekanye, abantu batangiye gusabana. Ariko nimurebe uko bimeze urwikekwe. Ngiyo bira FPR kurangira kwabo n'ingaruka zabo zizabagiraho no ku bana babo n'abuzukuru babo bizabakurikirana, kuko ibi bintu bakoze ni ibintu biteye isoni, bizatuma bibagirana babivume. Ibyo bibwiye ngo biyita ngo ni bihangaje ku isi, ahubwo bagiye kubibivume, ahubwo na wa wundi wabashyigikiye akorwe n'isoni, abura aho areba, kuko ni ikibazo gikomeye. Nge ndabyemera ko ari ingaruka zikomeye kuri bo cyane cyane, ababakurikiye babashyigikiye bakabashyigashiga, bakaba barabagize amashyano, nabo bakikuza bakumva ko ari ibiremwa biruta abandi, bakora amahano. Ibivume bibayeho, bagiye kuzima ku isi, kandi noneho nabo bose bibagireho ingaruka. Uretse ko n'abatarigeze babashyigikira tuzabigira, bizatugeraho, ariko abazabaho wa mugani baziyubaka kandi bazongera bubake umuntu. Icyo kora nemera, ikintu nemera uyu munsi nkurikije uko mbibona, ingaruka z'ibi byose ku batarazishyigikiye, Imana irashaka kugira ngo yongere dusubize igihugu kirimo abantu reka inyamaswa. Ari nayo mpamvu
mubona abantu benshi uru rugamba bamwe rugenda rubagora kubera ko kuri kugenda kugaragara bagenda bayoboka wa mwijima. Ubu rero hagiye kubaho ngo umwijima n'urumuri bigiye guhangana kandi umwijima uzatsindwa burundu. Niyo mpamvu Imana itazongera gutanga igihugu ngo igihe abantu bameze nk'abo twabonye. Umunyarwanda wese atangire byitegure iyi ngaruka twese tuzayigiremo uruhare kandi duharanira icyiza, duharanira ko abantu bose bagomba kubana bakubahana, hanyuma tukatoza n'abandi tukabanira abaturanyi aho kugira ngo tube bivume ku isi. Ndumva sinzi yenda niba hari undi nawe wanyunganira, ariko ingaruka zo ni mbi kandi bazagenda burundu, nta n'uzongera kubibuka, nta n'icyo bazongera gukangisha. Murakoze abadukurikiye, ndabashimiye. Abakomeza no kuduha ibitekerezo rwose ikaze, karibu namwe nimuze mujye hagaragara mwishete wa mugani nk'uko babivuga. Ntago ari abantu bamwe bazahora kuri za ekara ko n'ibihe biragora, hari n'igihe n'imbaraga zaba nke rwose. Ibyo ni ibintu twese tugomba kwitoza. Uru rugamba twese turugiremo uruhare kandi tugire uruhare rwiza. Twishimire ko twanze gushyigikira ikibi, twishimire ko twatanze icyo dushoboye mu gihe gikwiye, kandi kugira ngo abana bacu n'abuzukuru bacu, nzahora mbivuga, bavandimwe, icyo wakoze nicyo uzasarura. Uwagize nabi uwo ari we wese aribeshya, ararushwa n'ubusa, byamara imyaka 20, 50, biratinda umusaruro ukaboneka, umwiza cyangwa umubi. Ubwo rero duhitemo, twahawe ubwo burenganzira, Imana yacu yaduhaye ubwigenge, tubukoreshe kandi tubukoreshe neza. Mugire ibihe byiza. Murakoze Tarsisi. Urakoze Marie Jeanne ku kiganiro cyiza tugiranye, ndetse reka nshimire n'abadukurikiye kandi nabo ibitekerezo byabo batanze turabishima. Yaba wowe yaba Minisitiri Mwemayire twabanye muri kino kiganiro, mwese ndabashimiye kandi nkaba mvuga nti nakagaruka. Ibiganiro ntabwo birangiye, tuzakomeza kubikora, tuzakomeza kubaganirira, ndetse dukeneye no kwakira abandi n'undi wese wumva yifuza kudufasha muri uru rugamba, akagira icyo yungura abandi, akagira ibitekerezo ageza ku bandi. Ni karibu kuri Nanze Kubaho Ariho TV no kuri Felicite Mwemayire TV. Ubwo rero reka dusezeraneho, ariko mbabwire nti iri terabwoba byanze bikunze rya M23 RDF rirarangira riyishenye, ariko nanone mutekereze ko hari n'izindi ngaruka zishobora kuzabaho, kuko abantu babayeho bari mu iterabwoba kugira ngo bazashobore kubaho babana n'abandi bantu, ntabwo bikomeye, ntabwo byoroshye. Nako ni ukuvuga ko n'igihe bazaba bamaze kuva kuri buriya butegetsi, mwitegura ko muzagumya guhangana n'iri terabwoba, kuko byanze bikunze ibi bikorwa bibi bize ntabwo bazabireka. Ni ukuza kwitegura ko nyine iterabwoba rizahoraho tugahangana naryo, ariko tuzarirangiza uko bizagenda kose, uko twarabyiyemeje. Dukeneye ko u Rwanda rwongera guhumeka umwuka mwiza, rukongera rukaba nyabagendwa, abantu bakabana mu mahoro bakisanzura. Nibyo twese twifuza kandi nirwo rugamba twinjiyemo. Tukaba tuzarukomeza. Abazananirwa bazahagarara, abandi bakomeze, ntago abantu bose basoreza rimwe. Ubwo rero kandi ntawe tuzagaya kubera ko yananiwe. Unaniwe rwose araruhuka, n'uburenganzira bwe ntawe tuzaveba ko yananiwe rwose, kandi tujye tubyumvikanaho, kuko no kuba umuntu aba yiyemeje akaza kuri uru rugamba nabyo ni ubutwari. Ntabwo rero umuntu azajya ananirwa, n'aba ananiwe ntabwo tuzamurenganya, agende yiruhukire. Abafite imbaraga bakomeze, abandi nabo niba bananirwa abandi bakomeze. Icy'ingenzi ni uko uru rugamba tugomba kurusoza, tukagera ku ntego twiyemeje yo gusubiza igihugu ku murongo, ubwisanzure bukagaruka, demokarasi ikagaruka, abanyarwanda bakongera bakajya bavuga bati u Rwanda rutemba amata n'ubuki. Murakoze rero, reka mbasezereho mbabwira nti ibiganiro nakagaruka. Bye bye.